gukora ikizamini mu Busanza no kugikora muri buriya buzima busanzwe twagikoragamo mbere nihe byoroshye kubona perimi mu buryo bworoshye cyangwa se nihe byakorera kubona perimi bitakugoye cyane. So ibi ni ibibazo nagiye nakira kenshi mu banyeshuri mwagiye mumbaza n'abandi bagiye banyura mu gikari bakabimbaza benshi abandi bakandika muri comment narabibonye. So ngiye kubasubiriza hamwe muri rusange. Nababwiye yuko ngiye gukurikirana amakuru ya kira kibuga cyo mu Busanza, yaba kugisura yaba kubaza abanyeshuri bakoreyeyo, nyine kugenda ndeba amakuru yacyo. Se ko nanjye mafite ikizamini nzajya kuhakorera ndebe. Nubwo wenda nagiyeyo cyangwa se ngabaza abanyeshuri bagiye bakorerayo, so amakuru nakuyo yose ni meza. Reka ntange ubusobanuro bwimbitse kugira n'abandi bose babyumvireho. Inama nagira umuntu wese gukora ikizamini cya perime abyifuza yahitamo gukora ikizamini mu Busanza. Shingiye kuri service police itanga hari ahantu kwako abantu benshi bakunda gura n'ibibazo bibiri. Icyambere ndaje gukora ikizamini mu Busanza kuri bira binyabazungu ntarabyigiyeho, cyo nicyo cyambere kibacanga. Icya kabiri ese njye gukora ikizamini mu Busanza nta muntu ndi hejuru wenda ntazi imodoka neza biragenda bite. So byo sizo birembe bisubiza nihuse ne gutinda. Icyambere ugiye gukora ikizamini ugomba kuzi imodoka neza, warayize neza apana gushakisha. Idea bya binyo kugenda uvuga ngo mbonye dufaranga duke kanuka imbere ya mwarimu cyangwa se ngo mbonye ngo reka ngende ngamfashe nibindi. Genda wizi imodoka neza, umenye pedale neza, handi ushyiramo vitesse utagiye kurebaho, umenye levier de vitesse neza handi uzishyiramo utagiye kurebaho, umenye gufata vola neza apana kwifata nk'ufata igiti, umenye ibintu bita ibinyotero, umenye ibintu bita nyine akantu kose ku modoka ro kamenye gasabwa. Iyi modoka y'ano urabuyizi neza urajya gukora izamini mu Busanza utsinde. Service nabwiraga rero ihari nziza ni uburyo abapolisi bayobora gukora ibizamini byabo. Uburyo bayoboramo icyambere nihuse, iyo ugiye gukora ikizamini nta handi hantu wize nta n'ikindi kintu wize, pfa kuba izi modoka neza gusa bakwereka ahantu uri buze kuza kunyura, bakabanza bakakwereka kuhanyura, bakabakwereka ahantu muri bunyure babikwereka bakoresheje amaguru, mukahagenda n'amaguru ukuntu muze kuza kubigenza, mukaza no kongera bwa kabiri kuhanyura n'imodoka utaratangira ikizamini. Urumva ko babikwigisha neza uburyo bikorwamo. Warangiza akakubwira ngo niba rero wumva uri tayari fata imodoka ujye gutangira ikizamini. Urumva ko polisi kuyobora neza uburyo ikizamini gikorwamo. Iyi service ni nziza handi hano wayisanga ngende bubaza ariko nabivuga. Si ngombwa yuko wavuga ngo hari ikigo kibyigisha, reka wowe iga imodoka neza no yimenya ugende ujye gukora ikizamini mu Busanza uzatsinda. Ko polisi niko kazishinzwe iri kuyobora neza, ikwigisha inshuro ebyiri zose kugenda n'amaguru, bakakwereka ahantu uruze kuza kunyura, bakanekwereka imodoka rugize kuza kubigenza. So urumva renge mu Busanza nahaguhitiramo kujya gukora ikizamini. Ikindi amakode araboneka kenshi kuko bayatanga kabiri mu kwezi. Urumva rero ibyo birakunda. So ariko nande ntago hacitse wemere kwahitamo, ariko nuko nasubizaga abantu benshi bambazaga iki kibazo. Ikindi nawe n'umunyeshuri uvuga ngo agiye kwanisha gukora izamini cyo mu Busanza yagiyeyo, ntago ibyo bintu bibaho. Mbona nundi nawe bandikishije gukora ikizamini bamubwiye bamuha message yo kwishyura, yanga kwishyura ngo amafaranga yabuze bitewe n'impamvu zikurikira ngiye kubereka hano hantu. Nuvango iyo ugiye gukora ikizamini mbere twishyuraga amafaranga 10,000 yo kwandikisha. Aya mafaranga 10,000 nivango niyo twatangaga mbere tukimara guhabwa message yo kwishyuriraho, ariko twaba tugiye gukora ikizamini cy'imodoka cyase cy'ipikipiki tukwishyura amafaranga abara nk'iminsi 2 cyangwa se umunsi umwe. Rero mu gihe wasabye gukora ikizamini mu Busanza ibi ngibi birahinduka, siko bimeze. Nuvango amafaranga y'imodokari n'amafaranga y'itariki y'ikizamini ya code uyishyurira icyarimwe ukimara kwiyandikisha. Abantu benshi bajya biyandikisha gukora ikizamini cy'imodoka cyase cy'ipikipiki baba message yo kwishyura ibifaranga byose, ugasanga avuga ngo ntayafite, ugasanga message mupfiri ubusa. So reka mbisobanure neza hano mu byumve neza. Nuvango imodokari yishyurwa amafaranga 55,000, 10,000 bya code n'ibihumbi 45 by'imodoka uzakoresha ikizamini aho yishyurwa mbere. Ibihu ku pikipiki ni 26,000, 10,000 bya code ni 19,000 by'imodoka iby'ipikipiki uzakora ikizamini. Ayo mafaranga yishyurwa mbere ukimara gusaba itariki y'ikizamini cyo mu Busanza uyishyura mbere. Umuntu code izongera kurangira atabizi neza nizere ko musobanurire ntibizongere kumubaho. N'umuntu ujya kwiyandikisha gukora ikizamini cyo mu Busanza akajya mu Busanza nabyo ibyo bintu nizere ko atazabyongera. Asobanukiwe neza hano. Ari amafaranga yishyurwa icyarimwe ugasigarana no kwiga imodoka gusa uzaye gukora ikizamini icyo gihe nta kindi. Nuko mu Busanza ikizamini cyawo giteguye. Ikindi mwige neza ibinyabiziga,
mwige. Kwiga bisaba amafaranga menshi, kwiga icyazwe bisaba amafaranga menshi, ikindi bigasaba n'umwanya. Mujye muha umwanya kwiga, mugabanye inshingano zindi.